narinje kukubwira ngo hari ibyiringiro, dufite umugisha ko ibyacu biracyari mu nda ya Satani. Ntago yabihekenye, ntago yabimenaguye, biracyahari. Ntago nzi icyo ugiye gukoresha umenagura, ariko tugiye gukoresha imbaraga yitwa gusenga. Gusenga guhindura ibihe, gusenga guhindura amateka, gusenga guhindurira umuntu izina, gusenga kwinjiza umuntu hatari kuzinjira, gusenga kwicaza umuntu ahantu atari kuzicara, gusenga guhindura ibihe, gusenga guhindura ibyanze guhinduka, gusenga guhindura izina ry'umuntu. Ntago nzi umwuka urwana nawo uwo ari wo. Tubaye tuvuze iyi myuka itatu itwaza igitugu, iyi myuka y'umubabaro, agahinda, igisuzuguriro. Nawe usenga Imana, nawe ugira icyo ubwira Imana kugira ngo nawe Imana igutsindire, ikuneshereze uyu mwuka mubi. Ntago nzi aho wifuza kugera. Umuntu wese aba afite intego. Uyu mwaka ushobora kuba waravuze ngo uyu mwaka nanjye nzakora ubukwe nk'abandi. Ushobora kuba warabwiye Imana ngo Imana nanjye uyu mwaka uzarangire nanjye nkikiye nk'abandi babyeyi. Ushobora kuvuga ati uyu mwaka uzarangire nanjye nicaye muri biro, nanjye ndimo ndakora. Kwitwa umushomeri byarangiye. Uyu munsi ugira icyo watura, ugira icyo ubwira Imana. Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Duhumurizanye TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 7 twatangiye kuva ejo ku wa mbere. Turashima Imana ko irimo kutubashisha gusenga aya masengesho. Intego y'aya masengesho iravuga ngo kumenagura imbaraga za Satani. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira, turagendera kuri iyi ntego yo kumenagura imbaraga za Satani. Hari ibintu biranga iyi myuka mibi tuba duhanganye nayo, dukwiye gusenga tuzi ibyo turwana nabyo, kuko iyo dufite aya masengesho yo gusenga twiyirije ubusa y'iminsi 7, tugomba kuyasenga dufite intego. Rero tugiye kuganira ku bintu bigera nko kuri 3 tugiye kuba dutangiriyeho kuri uyu munsi wa kabiri. Tugiye kureba ibiranga iyo myuka mibi. Icya mbere, imyuka mibi itwaza igitugu. Izi mbaraga ziturwanya zitwaza igitugu abantu. Nibwo usanga umuntu abayeho mu buzima adashaka, ugasanga umuntu abayeho uko atifuza, agakoreshwa uburetwa, agakoreshwa ibyo adashaka. Icya kabiri, iyo myuka irakuboha ikagufungirana, iboha ibitekerezo byawe. Hari igihe umuntu abaho mu buzima asa nk'uboshye, asa nk'aho afungiranywe, hari aho atabasha kugera, kuko iyo umuntu aboshye hari ahantu atagera. Hari igihe Satani akuboha mu buryo bufatika, ari n'igihe aboha ibitekerezo byawe. Ikindi cya gatatu turi buganireho, iyo myuka itera umubabaro, igatera guhagarika umutima n'ubwoba, umuntu agacanganyikirwa, umuntu agahora afite ubwoba, ukabona umuntu agenda yarahungabanye. Rero kuri iki ngiki cya mbere kivuga gutwaza igitugu nicyo tugiye guhera, ariko reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Nyakubahwa Mana yacu nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uyu ni wa mwanya mwiza w'amasengesho turimo. Uyu ni umunsi wa kabiri tuyatangiye. Turimo gusenga tumenagura imbaraga z'umwanzi Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera unshyigikire kandi ubane nanjye. Hari icyo washatse kuvugana n'ubwoko bwawe, nyemerera umwuka wera azabane natwe, kandi umwuka wera asobanurira umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, amenye ibyo arwana nabyo, amenye n'uburyo akwiye kubinesha, amenye n'uburyo akwiye gufata ingamba. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera ugendere ubwoko bwawe. Abantu baraboshye, abantu batwajwe igitugu n'abadayimoni, abantu imitima yabo yarahungabanye, abantu babayeho mu buzima bw'umubabaro n'agahinda gusa. Ariko Uwiteka Imana, haracyariho ibyiringiro yuko uyu munsi ibihe byahinduka, haracyariho ibyiringiro ko wabohora abana bawe. Ngaho bana natwe rero kandi utugende utugirire neza, icyo washatse n'icyo wagambiriye aba ari cyo kiba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Nongeye kubaha ikaze muri aka kanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ibiranga iyi myuka itwaje abantu igitugu. Intego y'aya masengesho iri mu Baroma ibice 16 umurongo wa 20. Haravuga ngo dukwiye gusenga muri aya masengesho tukamenagura izi mbaraga. Reka rero dusome mu Kuva ibice 10, Kuva
ibice 10 umurongo wa 24. Aravuga ngo icyago cya 9 hacura umwijima. Umurongo wa 24. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ari byo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoresha Uwiteka tutaragerayo. Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uburyo iyi myuka mibi itwaza abantu igitugu. Ahangaha tuganiriye ku nkuru za Farawo. Farawo yari yarafashe Abisiraheli abakoresha uburetwa, abatwaza igitugu, abakoresha amanywa na nijoro badahembwa, bakubitwa, bakora umurimo uvunanye kandi badashimwa. Noneho ahangaha ku murongo wa 24 haravuga kuri iki cyago hacura umwijima. Hari ibyago byinshi byagiye bibaho kugira ngo Imana yereke Farawo yuko igihe kigeze cyo kurekura ubu bwoko bw'Abisiraheli. Ariko Farawo akajya akomeza akinangira umutima kugeza kuri iki cyago cya 9 hacura umwijima. Uyu murongo dusomye aravuga ngo Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara. Urumva Farawo yaravuze ngo noneho nimugende. Hari ukuntu Imana yakoraga ikintu igateza icyago, Farawo akemera, kavuga ati none, agahamagaza Mose ati noneho genda ukore gutya na gutya. Mose yamara kugenda, Farawo akongera akanangira umutima. Noneho ahangaha aramubwira ati noneho nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana bato mubajyane. Ubundi iyo dukorera Imana tuba dukwiye gukorera Imana n'imibiri yacu n'ibyo dutunze bigakorera Imana. Ariko ahangaha kuno Farawo yari mubi yatwazaga igitugu Abisiraheli, yarababwiye ngo noneho nimugende mukorere Imana, ariko imikumbi yanyu muyisige, mujyane n'abana banyu batoya. Iki nacyo Mose aracyanga, aravuga ngo ntago dukwiye kugenda tudafite ibyo gutambira Uwiteka. Ntago tuzi neza nitugera aho tuzaba tugiye icyo tuzakoreshereza Imana tuyitambira. Imana ishimwe cyane. Iki kintu cyo gutwazwa igitugu, hari igihe umuntu abaho ugasanga hariho ibintu bimwe byawe udafiteho uburenganzira. Farawo akabikontorora akakubwira ngo genda ukorere Imana, ariko amafaranga yawe n'ayanjye. Genda ukorere Imana, buriya butunzi bwose ufite n'ubwanjye. Ugasanga ubayeho mu buzima bwo gutwazwa igitugu. Imana ishimwe ko Mose yabyanze, aravuga ati ahari wenda nitugera aho hantu Uwiteka Imana yacu tuzayitambira, ntago tuzi ibyo tuzayikoreshereza mu kuyitambira, rero duha ibyacu. Nagira ngo mbwire abantu barimo gusenga aya masengesho, mureke dusenge Imana, tubwire Imana iduha ibyacu. Nta mpamvu ko Satani avuga ngo jyana ibi ngo ariko ibi byo ndabigumana. Ibyacu byose dukwiye kubikoreshereza Imana. Hari abantu Satani yagiye afatira ubutunzi bwabo, ibintu byabo bikagenda bibacika, ibintu byabo bikagenda bigenda babireba. Farawo yarasheze aravuga ngo nimugende, nta kibazo, nimukizwe, nimukorere Imana, nimusenge, ariko ubutunzi bwanyu ndacyabufite, amashyo yanyu ndacyayafite, amafaranga yanyu ndacyayafite. Abana batoya se, yabonaga abana batoya ntacyo bica, nta n'icyo bakijije. Ariko Satani arabizi ibintu uzakoreshereza Imana ikanezerwa, ibyo nibyo yafashe. Ubutunzi bwawe bijya bibabaza iyo turi nko mu rusengero, igihe kikagera cyo gukorera Imana mu butunzi bwacu, ugasanga umuntu yifashe mapfubyi aripfumbase, kuko ibyo yari atunze uyu munsi nta kibifite, cyangwa se n'ibihari nta burenganzira bifiteho. Satani yarabifashe, yaravuze ngo ibi ndabifata, genda ukorera Imana, ariko ibi byawe nta burenganzira ubifiteho. Iki nicyo kintu cyo gutwazwa igitugu n'iyi myuka mibi. Ikindi kintu twavuga,
hari irindi jambo riri muri Yobu, Yobu ibice 20, Yobu ibice 20 ku murongo wa 15, reka naryo turisome twumve icyo ritubwira. Yobu ibice 20 umurongo wa 15 haravuga ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka, Imana izabuhuza mu nda ye. Iri ni ijambo Yobu yavuze. Uriya Yobu nawe Satani yari yafashe ibye byose arabimira, afata abana be bose bapfira umunsi umwe, afata ubutunzi bwe bwose burashira, afata ibyo yaratunze byose, ngo hagendaga haza imbitsi ije kubika, ije kuvuga ayo makuru mabi. Ariko Yobu agira ibyiringiro, avuga iri jambo, aravuga ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka. Buriya ikintu cyamizwe bunguri niyo kigarutse kigaruka nk'uko uwakiriye yakiriye kimeze. Rero Satani dufite amahirwe yuko ibintu byacu yabimize bunguri, ubutunzi bwacu yabumize bunguri, amafaranga yacu yamize bunguri, amatungo yacu yamize bunguri, ibyacu twari dufite twabuze yabimize bunguri. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo kandi azaburuka, ngo Imana izabuhubuza mu nda ye. Ibintu byacu bimaze iminsi biri mu nda ya Satani, bimaze iminsi Farawo yarabifashe, bimaze iminsi biri ahantu biboheye, ariko Imana ishimwe ko ivuze ngo Satani yabimize bunguri. Ubwo yabimize bunguri hari ibyiringiro. Twari kuza kubabara iyo aza kuba yarahekenye akabikanjakanja akabihindura ifu, ariko Imana ishimwe biri mu nda ye. Haleluya, biri mu nda ye kandi yabimize bunguri. Imana rigiye kubihubuza mu nda ye. Nagira ngo nidusenga dusenge turi mu mbaraga. Aya masengesho y'iminsi 7 ntago ari amasengesho yo kujenjeka. Niba dushaka kumenagura, nta muntu umenagura ajenjetse. Njya ndeba iyo abafundi barimo kumenagura amabuye bashaka gukora fondasiyo, bakoresha imbaraga nyinshi bakamenagura, usanga umuntu icyo yacyabize. Rero natwe nidusenga ya masengesho, tumenye ko turimo kumenagura ibintu biri mu nda ya Satani. Ubutunzi yamize, hari igihe wasanga Satani yaramize urushako rwawe, uyu munsi ukaba uri wenyine. Hari igihe wasanga Satani yaramize urubyaro rwawe, uyu munsi kubyara byaranze. Hari igihe Satani wasanga yaramize amashuri yawe kwiga byaranze. Imana yarakubwiye ngo uziga kaminuza, uziga uminuze, ariko uyu munsi Satani akabimira bunguri, akaba arimo kugutwaza igitugu. Uyu munsi ukaba ugendana igisuzuguriro ngo ntiwize. Ntabwo wabashije kurangiza kwiga nk'abandi. Narinje kukubwira ngo hari ibyiringiro, dufite umugisha ko ibyacu biracyari mu nda ya Satani. Ntago yabihekenye, ntago yabimenaguye, biracyahari. Tugiye gusenga Imana ibihubuze mu nda ye. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka. Ntago bishyize kera, ahubwo araburuka mu izina rya Yesu. Satani agomba kuruka ibyacu. Wa musore we, Satani agomba kuruka urushako rwawe nawe ugashaka. Wa mukobwa imyaka ibaye myinshi, Satani agutwaje igitugu, usigaye ugira n'isoni, ukavuga ngo ese ndi umukobwa, ese ndi umubyeyi, ese ndi iki, nawe ubwawe ntuzi icyo uri cyo. Ariko usenga umenagure izi mbaraga zafashe ibyawe, izi mbaraga zigutwaje igitugu. Nawe uvuge iri jambo ufite ibyiringiro ngo Imana irabihubuza mu nda ya Satani. Aya masaha Imana igira ibyihubuza mu nda ya Satani. Aya masaha Imana ihubuze mu nda ya Satani ubutunzi bwawe, n'icyubahiro cyawe, n'ubwenge bwawe. Ibyawe Satani ni wowe ubizi ibyo abadayimoni batwaye. Iyi myuka mibi irimo gutwaza abantu igitugu. Niko twavuze ijambo rya mbere ko iyi myuka mibi irimo gutwaza abantu igitugu. Icya kabiri, iyi myuka irakuboha, ikagufungirana, ikakuboha, ikaboha ibitekerezo byawe. Hari abantu benshi bagenda baboshye. Hari ririya jambo rivuga ukuntu Petero yari aboshye, ngo abohesheje iminyururu amaguru n'amaboko, ari mu nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ab'itorero bagize umwete wo gusenga, Imana yohereza marayika ngo araza aramubohora. Noneho Petero akagira ngo ari mu nzozi, akajya areba ibirimo kumubaho, akagira ngo arimo kurota. Nagira ngo nkubwire ngo nawe imbaraga zari zarakuboshye, uyu munsi Imana irakubohora. Hari ibyo utangira kubona ukagira ngo uri mu nzozi.
Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Petero marayika araza mukomanga mu mbavu aramubwira ngo byuka kweta inkweto zawe. Nta muntu ujya ufungwa yambaye inkweto, nta muntu ufungwa yambaye umukandara. Iyo ufunzwe hari ibintu wamburwa. Nawe ukimara kujya muri aka kazitiro hari ibintu Satani yakwambuye, hari icyubahiro Satani yakwambuye, hari imyambaro yakwambuye akwambika iyindi myambaro y'igisuzuguriro. Marayika ngo akomanga Petero mu mbavu aramubwira ngo Petero byuka. Imana imaze kumubohora byabaye ibintu byabaye etape par etape, akajya avuga ngo noneho byuka. Arabyuka. Noneho ambara inkweto zawe, kweta inkweto, kenyera umwambaro wawe, unkurikire. Ngo baca ku rugi rwa mbere rurabikingurira, baca ku rwa kabiri rurabikingurira. Ngo arasohoka kugeza ubwo yajyaga abona ibirimo kumuha akavuga ngo ahari ndimo kurota. Ntukangwe n'imyaka umaze ubaswe n'iyi myuka mibi, Imana ije kukubohora mu izina rya Yesu. Ugiye gutangira kubona ibintu bigenda neza, ugira ngo urimo kurota. Icyo nagusabaga, kora aya masengesho kandi uyakore neza. Usenge umenagura, usenge usenya, usenya ibisika, usenya imyuka mibi, usenya za karande, usenya imivumo mu izina rya Yesu. Imana iraza kukubohora. Noneho ngo abarinzi bagiye kurabasanga Petero yabacitse, ngo bashaka no kwiyica. Ngo Petero abwira umurinzi umwe ati ntiwigirire nabi, ntiwigirire nabi, ndahari, ntiwigirire nabi, turi hano. Kubera iki? Yaravuze ati ni gute navuga ko umuntu yancitse? Yaraboshye amaguru, yaraboshye amaboko, yarakingiranye mu cyumba gikinze kiriho inzugi zigera muri zingahe zose zikinze. Petero aryamye hagati y'abasirikare 16. Nukuvuga ngo 4 bari imbere, abandi 4 inyuma, abandi 4 iburyo, abandi 4 ibumoso. Ariko imbaraga z'Imana, haleluya, zibasha gukura umuntu ahantu ari agoswe n'ibimugose byinshi cyane. Ntago nzi imyuka ikurwanya muri iyi minsi. Imyuka irwanya abantu ni myinshi. Hari itera ubuhumyi, hari itera uburagi, hari itera ubugumba, hari imyuka mibi myinshi cyane, itera ibisazi, indwara z'amoyoberane n'ibintu byinshi cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana ikubohora. Uyu munsi Imana igukure muri gereza. Uyu munsi Imana igukura ahantu maze iminsi ukingiraniye. Twumvise inkuru za Petero. Ushobora kuba nawe hari ahandi hantu ukingiraniye. Ushobora kuba nawe hari ubuzima ubaye mutifuza. Ushobora kuba nawe ubayeho mu buzima bw'umubabaro. Kuri iki kintu cy'ubuzima bw'umubabaro ndagira ngo mbabwire, muribuka Yabesi. Yabesi ni inkuru ziri mu ingoma za mbere ibice 4 umurongo wa 10. Uyu nguyu yitwaga Yabesi, ntago turi bubisome. Yitwaga Yabesi. Ijambo riratubwira ngo Yabesi nyina yamubyaranye agahinda, nicyo cyatumye yitwa iri zina. Hari n'amazina twitwa kubera amateka, kubera ubuzima twabayemo. Yabesi ngo yarushaga bene si icyubahiro. Sinzi uburyo wenda yabarushaga icyubahiro. Niba yari yaravutse ari imfura muri bene se, niba yarafite ubutunzi se, niba bimwe twita muri iyi minsi ngo ni ukubaka izina. Ushobora kubaka izina kubera ibikorwa ukora, ariko izina ribiri kanga rikagukurikirana. Yabesi ngo nyina yari yaramubyaranye agahinda. Iri zina Yabesi rigahora ari ikintu kimujomba, nubwo yari afite icyubahiro, ariko iri zina ryatumaga icyubahiro ifite nta kintu kimumariye. Nagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi Imana ikubohore, igukureho izina ribi. Iki kintu cy'umubabaro, kubaho mu buzima bw'umubabaro, twavuga no kuri Yakobo. Muribuka Yakobo igihe yakiranaga na marayika, nta kindi cyamuteraga gukirana nuko yari afite ibyo ashaka kwiyambura. Ikintu cyatumaga akirana biri mu Itangira ibice 32. Reka tuhasome. Itangiriro ibice 32 umurongo wa 27. Itangiriro ibice 32, reka duhere kuri 27. Hejuru haravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Umurongo wa 27. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo.
aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubwira ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuheraho umugisha. Haleluya. Nababwiye ngo aya masengesho turi gukora ni amasengesho yo kumenagura. Mu yandi magambo ni amasengesho yo kurwana, nta bintu byo kujenjeka. Twarasenze twinginga, twarasenze dutereta biranga, ariko noneho muri aya masengesho y'iminsi 7 tugeze ku munsi wa 2 tugiye kumenagura imbaraga. Sinzi ikintu urambiwe. Yakobo we yari ahazi izina ryo kwitwa umuriganya. Twumvise kuri Yabesi. Yabesi nawe izina rye ntago ryigeze rimushimisha. Hari abantu bitwa amazina mabi, ukumva ngo nta ugashira, ukumva umuntu yitwa ngo bapfa kurera. Wese umwana we ngo bapfa kurera, no kuvuga ngo urapfa kurera ariko ntuzi icyo azavamo, ariko icyo azavamo urazi ko kitazaba cyiza. Hari amazina mababaho ngo nta ugashira, agahinda nta ugashira, amazina mabi nk'ayo ngayo, ngo nzaba ndora, ibintu nk'ibyo. Nagira ngo nkubwira ngo nawe rishobora kuba atari izina ryanditse mu irangamuntu yawe, ariko burya izina bakwita nawe urarizi. Ya ngumba, wa mukobwa wagumiwe, wa musore wa nta kigenda, hari imvugo ziri hanze aha ngaha ngo abasore bariho ngo ariko nta kashi ngo nta cyubuvuze, kugira ngo uzajye kurambagiza nta mafaranga ufite, nta kintu mbese baragusuzugura. Iryo ni izina ribi, kwitwa ngo wa mushomeri, ya ngumba itabyara. Amazina mabi hanze aha ngaha turayazi. Nagira ngo nkubwire ngo nawe nutagira umwete, nudashyiraho imbaraga, nutagira ishyaka ryo kurwana n'ibirimo kukurwanya, ntago biza gukunda. Uyu nguyu Yakobo yaravuze, ijambo riravuga ngo yabyutse kare, mu gitondo cya kare, ajyana abagore be bombi n'ishorekezi, arabambutsa icyambu cya Yaboki, arabajyana. Arabwira ati uyu munsi ntabwo ibintu bikiri bya bindi, uyu munsi amazi si yayandi, hari izina ndambiwe ngewe Yakobo kwitwa umuriganya, ndabirambiwe. Arabwira ati mugende mujye hariya, nawe arabitarura ajya hirya. Iryo joro ryose ngo yarayakirana n'umugabo, ngo haza umugabo, bageza mu museke. Uyu mugabo arakirana hasi hejuru, kubita hasi, umwe akajya hejuru, undi akimwigaranzura, umwe wari hasi akajya hejuru. Ibintu byari bikomeye. Natwe ubu turimo turakirana, turimo turigaranzura. Iyi myuka mibi iragukubita hasi, nawe uyu munsi uyikubite hasi. Ngo abonye yuko amutsinze, ngo akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye, urareguka, bakirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Irindi ryo jambo niho twahereye. Yakobo yari yamaramaje, amubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Ashobora kuba yarakiranye n'abantu benshi, ariko yaravuze ati noneho nabaho nkiranye n'umuntu, ndashaka kumenya n'izina rye, menye n'impamvu akirana gutya, menye n'impamvu yarakariye gutya. Muribuka Yakobo ajya kwitwa iri zina yariganije umugisha wa Esawu. Izina Yakobo risobanura umuriganya, ariko nubwo yiswe Yakobo ntago yigeze yishimira iri zina. Yagerageje uburyo bwose yahindurirwa izina. Ngo aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Nagira ngo nkubwire wa mubyeyi we, ushobora kuba kwitwa ingumba umaze kubirambirwa. Sinzi imyaka umaze muri urwo rugo urimo, ntago nzi imyaka urumazemo, ntago nzi imyaka wa mukobwa we umaze utegereje ubukwe nk'abandi warabubuze, ntago nzi imyaka umaze uri umushomeri, ntago nzi imyaka umaze witwa izina ribi. Hari n'umuntu bareba gutya yihitira akavuga ngo uriya ni umurozi. Kubera iki? Icyangiro kimuriho. Hari igisura kibi Satani aza akagushyiraho, abantu bakajya bakubona uko utari. Bakurira akavuga ngo uriya muntu arareba nk'umujura, kandi ni ukuri nturi umujura. Ariko kubera izina ribi, abantu bagenda bafite amazina yanditswe inyuma ku mugongo. Wowe ugenda abaguturuka imbere ntibaribona, ariko ukunyuza inyuma akaribona, ukajya ugenda kumva inyuma handitseho ngo uri umujura. Ukajya ugenda inyuma yahanditseho ngo uri umusinzi, ukajya ugenda inyuma yahanditseho ngo uri iki se, uri ingumba ntubyara, uri umushomeri n'ibindi bizina bibi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ukirane.
urwane, ugire ibyo wanga, wange kwitwa umuriganya, wange kwitwa agahinda. Yabesi nawe yarabyanze, aravuga ngo icyamukama umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ngo nuko Imana yumva icyo yasabye, Imana iramusubiza. Muri aya masengesho tugeze ku munsi wa 2, haracyari indi minsi igera muri 5. Birashoboka ko Imana yahindura izina no ku munsi wa mbere ugitangira gusenga, bitewe n'imbaraga ugiye gukoresha muri aya masengesho, bitewe n'ishyaka uhagurukanye usenga aya masengesho. Nagira ngo mbabwire, igihe cyo kwinginga kijya kibaho, igihe cyo kujya mu mishyikirano kijya kibaho, igihe cyo gutereta ugatereta ikibazo cyawe ukavugana nacyo kijya kibaho. Ariko hari igihe kigera umuntu akarakara, kuvuga ngo noneho ntago mva ahangaha Mana yanjye udahinduye iri zina, ntago mva ahangaha utampaye umugisha, ntago mva ahangaha utankuyeho ubu buretwa. Ari irindi jambo Imana yigeze ibwira Abisiraheli, ibabwira ko igiye kubakuraho igitwikirizo. Ni muri aya magambo yo kuvuga ngo iyi myuka irakuboha, ikagufungirana, ikaboha n'ibitekerezo byawe. Iri jambo riri muri Yesaya ibice 25, Yesaya ibice 25 umurongo wa 7. Reka naho tuhasome twumve icyo Imana itubwira kuri iki kintu kijyanye no kubohwa ugafungiranwa ukaba ahantu utishimiye. Yesaya ibice 25 umurongo wa 7 haravuga ngo kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Haleluya! Ngo kandi kuri uyu musozi niho Uwiteka azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Iki kintu cy'igitwikirizo nakigereranya ni nk'ikintu cy'umwambaro Satani azagatwikiriza umuntu, ukajya wireba ukavuga ngo ariko ko ndi umukobwa mwiza, ko nize amashuri. Muri iyi minsi umuntu wize mbese ni nkayo ngingo yakurengera. Ariko iyo ufite iyi myuka mibi kurwanya, no kuba warize, nubwo waba wafite ama PhD, nubwo waba warize hanze, nubwo waba waragize gute, ufite uyu mwuka ukurwanya, uyu mwuka ugutwaza igitugu, ufite uyu mwuka ufungira n'ibyawe, ufite uyu mwuka ugutera umubabaro, ukaguhagarika umutima, uyu mwuka uguteza ubwoba, nta hantu wabasha kugera. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo kuri uyu musozi niho azamarira rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu hose. Umukobwa mwiza, umukobwa wize, umukobwa ufite akazi keza, umukobwa ufite amashuri, umukobwa usobanutse, ugasanga byaranze. Abakobwa benshi nta nubwo ubuze icyo urimo kuzira, nawe urireba ukavuga ngo ariko ubundi nzira iki, ariko ubundi ni ikihe kibazo gihari? Nagira ngo nkubwire ngo ikibazo ni igitwikirizo kikuriho. Uratwikiriye, ubwo bwiza bwawe ntawe ububona. Uratwikiriye, ayo mashuri wize ntawe uyabona. Uratwikiriye, uko wowe wibona ntabwo ari kugaragara. Ariko ijambo riratubwiye ngo kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose. Imana itwikurure mu maso hawe. Wa mukobwa Imana itwikurure mu maso hawe. Wa musore Imana igutwikurure. Wa mubyeyi Imana igutwikurure. Imana igutwikurure. Tugiye kureba akantu ka 3. Hari imyuka itera umubabaro, itera guhagarika umutima, itera n'ubwoba no gucanganyikirwa. Hari igisuzuguriro Satani ajya azana ku bantu, ugahora witinya, ku buryo banagutumira no mu bukwe ukavuga ngo subu nanjye najyayo, subu nanjye navuga ijambo bakanyumva, subu nanjye ubu nanjye najya kurambagiza bakanyemera. Ugahora wisuzugura, ugahora n'ubwoba, ugahora wumva utari umuntu. Nigeze kuganira n'umwana umwe w'umukobwa, arambwira ati njye niyo ndagenda nkumva ngiye kwikubita hasi, mba numva abantu bose barimo bandeba, kandi nkumva nubwo barimo bandeba barimo banegura.
cyo ugasanga hari undi muntu nawe twajyaga tubasura, noneho baduherekeza. Rubizi ko iyo uherekeje abashyitsi nibo bajya imbere, noneho wowe baherekeje ukajya inyuma. Uwo muntu yazaga ari umushyitsi, yaje kudusura, nyine yaje gusura fiyanse we, natwe kuko twabanaga n'uwo musore nyine wamurambagizaga, tukabaherekeza. Noneho kuko uwo mukobwa yari umushyitsi, urumva niwe wagombaga kujya imbere, umushyitsi niwe ujya imbere, abaherekeza bakajya inyuma. Twamuherekeza ahubwo akajya bari usubira inyuma, akajya tuvuga ati ni mujye imbere. Tukamuga se ko twebwe tutari abashyitsi, duherekeje wowe. Kumbe yari afite ikintu cyo kwisuzugura, yari azi ko turimo kugenda tumunegura, tugenda tumuryana inzara ngo reba uko ateye, reba uko agenda, kuko burya nawe yari afite akadefo yiyiziho. Ariko kubera igitwikirizo Satani yari yaramutwikirije, yaravuga ati sha umva noneho ninjya imbere bakanyitegereza, bakareba uko ngenda, bakareba uko ntambuka, bakareba uko nteye, bakareba inyuma uko nteye, barahita bambenga. Ariko Imana ishimwe, Imana ikureye igitwikirizo, ikureye igitwikiriza abantu bisuzuguraga, ikureye igitwikiriza umuntu wajyaga yibwira ko iyo atambutse basigara bamunegura. Imana ikureye igitwikirizo, kandi nawe ubwawe nyine ukabyiyumvamo, ukavuga uti ubu ninjye basigaye bavuga. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga. Iyi myuka itatu niyo tubaye tuganiriyeho uyu munsi wa kabiri w'amasengesho. Tuvuze ku mwuka utwaza igitugu, tuvuga ku nkuru za Farawo, ukuntu yabwiraga Abisirayeli ngo mugende, ariko amatungo yanyu, imitungo yanyu n'ibiki byose mubisige. Nawe ushobora kuba Satani hari ibyawe yatwaye, hari ubutunzi bwawe yatwaye. Tuvuga icya kabiri, tuvuga ukuntu Satani afata ibintu byacu akabitwara, akibwira ko abitwaye burundu abijyanye, ariko Imana ishimwe ntago aba yabitwaye nk'uko we yibwira. Nubwo abimira bunguri, bihari ahantu bisitotse, hari ahantu biri. Imana ishimwe, ijambo ryatubwiye ngo Imana izabihubuza mu nda ye. Ibyawe byagiye bizagaruka nk'uko byagiye. Uko byagiye niko bigiye kugaruka. Ntago bizagaruka byarangiritse, bizagaruka uko byagiye. Imana ishimwe. Icya gatatu, tuvuga kuri uyu mwuka utera umubabaro, tuvuga ku nkuru za Yabesi, ukuntu yahoranaga umubabaro, nubwo yarushaga bene se icyubahiro, ariko yari afite umubabaro, yari afite agahinda, yari afite ikibazo. Hari ukuntu umubyeyi abyara umwana ari muri situwasiyo mbi, ari mu buzima bubi, ingaruka zikaza ku mwana we. Niba yaramubyaye mu rugo hari inzara, ugasanga mwise izina ribi, ugasanga mwise ngo mbona bucya. Umwana wa mwise mbona bucya, kuko wabayeho urya utazi ko ejo uzabona, ukarya ibya saa sita utazi ko uzabona ibya nijoro. Abantu bitwaga bambona bucya, uyu munsi namwe mwanga ayo mazina mu izina rya Yesu. Turongera tuvuga ikintu cyo guhagarika umutima, ugahorana ubwoba, ugaruvuga ngo nubwo bukeye ejo ntibuzira. Turongeye tuvuga ku kintu cyo kwisuzugura, kugenda wumva uhora ugendana ipfunwe, ugendana ikimwaro. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kuri uyu musozi niho hazakuriraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure. Aya ni amagambo meza akwiye kudusubizamo imbaraga. Kumvise ko intego y'aya masengesho ari ukumenagura. Ntago nkubwiye ngo umenagura ujenjetse, ntago nzi icyo ugiye gukoresha umenagura, ariko tugiye gukoresha imbaraga yitwa gusenga. Gusenga guhindura ibihe, gusenga guhindura amateka, gusenga guhindurira umuntu izina, gusenga kwinjiza umuntu ahatari kuzinjira, gusenga kwicaza umuntu ahantu atari kuzicara, gusenga guhindura ibihe, gusenga guhindura ibyanze guhinduka, gusenga guhindura izina ry'umuntu. Nagira ngo nkubwire ngo nawe dufatanye gusenga. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo Mana yo mu ijuru, tutitaye ku myaka tumaze, tutitaye ku gihe tumaze turi mu buretwa, tutitaye ku gihe tumaze dutwazwa igitugu, tutitaye ku gihe tumaranye aya mazina, turabyanze. Tugiye gukirana n'iyi myuka, tugiye gukubita hasi, tugiye gusenya, tugiye kurimbura, tugiye gusenya, tugiye gushwiragiza izi mbaraga mu izina rya Yesu. Tugiye gucanganyikisha izi mbaraga zatwibasiye, zatuje gutera imbere, zatuje kujya mu ngo nk'abandi, zabujije abakobwa gushaka, izi mbaraga zabujije ababyeyi kubyara. Uri mu rugo rwiza, uguwe neza, umugabo we mubanye neza, ariko aka kantu ko kuba utabyara, hari igihe kigera ukabona byahindutse, ukabona byahinduye isura. Ntago nzi uko bimeze, ariko tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, tutitaye ku gahinda, tutitaye ku izina ribi,
tutitaye ku mubabaro, tutitaye ku kintu na kimwe, tugiye gusenga Imana. Tugira icyo tubwira Imana. Ntago nzi umwuka urwana nawo uwo ari wo. Tubaye tuvuze iyi myuka itatu itwaza igitugu, iyi myuka y'umubabaro, agahinda, igisuzuguriro. Nawe usenga Imana, nawe ugira icyo ubwira Imana, kugira ngo nawe Imana igutsindire, ikuneshereze uyu mwuka mubi. Ntago nzi aho wifuza kugera. Umuntu wese aba afite intego. Uyu mwaka ushobora kuba waravuze ngo uyu mwaka nanjye nzakora ubukwe nk'abandi. Ushobora kuba warabwiye Imana ngo Imana nanjye uyu mwaka uzarangire nanjye nkikiye nk'abandi babyeyi. Ushobora kuvuga ati uyu mwaka uzarangire nanjye nicaye muri biro, nanjye ndimo ndakora. Kwitwa umushomeri byarangiye. Uyu munsi ugira icyo watura, ugira icyo ubwira Imana. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana ikiranuka, Imana itameze nk'abantu, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho, amasengesho yo kubohora, amasengesho yo kumenagura, amasengesho yo kwanga amazina mabi, amasengesho yo kwikuraho igitwikirizo, amasengesho yo kubohoka. Haleluya! Amasengesho yo gukurwa mu nzu y'imbohe, amasengesho yo gukurwaho umutwaro, amasengesho yo gukurwaho imitwaro yatuvunaga. Hari abantu bari babayeho bameze nk'Abisiraheli, bacuzwaga bufuni na buhoro, bagendaga batotezwa, bacunaguzwaga. Uyu munsi Farawo akavuga ngo ndabarekuye, bagira ngo bateye intambwe akongera akabagarura ngo nimugaruke. Natwe hari ibyo twanze, hari ibyo twanze mu izina rya Yesu. Hari amazina mabi twanze, abitwaga amazina mabi uyu munsi barayanze. Igihe bamaze bitwa nabi, igihe maze barebwa uko batari, igihe bamaze bagenda batazi ko inyuma ku migongo yabo hari amazina mabi abanditsweho, mu izina rya Yesu bahindurira amazina, barakiranye, bararwanye mu izina rya Yesu. Bameze nka Yakobo igihe ngo yarwanaga na marayika, ijoro ryose bararwanye, umuseke urinda utambika. Natwe Mana tugeze ku munsi wa kabiri, turimo turarwana. Hari ibyo twanze, hari imyuka twanze, iyo mu miryango, hari za karande mu izina rya Yesu. Hari ibitero, hari ibyo twaturiweho, hari imivumo itugendaho mu izina rya Yesu. Hari uburetwa twanze, hari imitwaro twanze ituba ku bitugu mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo ubohore Mana, ubohore nk'uko wabohoye Petero mu izina rya Yesu. Tutitaye ku migozi tuboshye, hari ababoshye amaguru n'amaboko, hari ababoshye uburyo bwose, hari abafunze mu maso, hari abariho igitwikirizo bagaragara uko batari, hari abagaragara basuzuguritse, nyamara kandi Mana ingingo zibarengera zari zihari, ariko ikibazo kibaye igitwikirizo. Ikibazo kibaye igitwikirizo, ikibazo kibaye icyangiro kiri ku bantu, ikibazo kibaye amazina mabi bafite, ikibazo kibaye uburetwa, ikibazo kibaye ibyabo byanyazwe, ikibazo kibaye iyi myuka mu izina rya Yesu. Turakubita hasi imyuka idutwaza igitugu, turakubita hasi imyuka y'umubabaro, imyuka y'agahinda, turakubita hasi imyuka y'ubwoba, turakubita hasi imyuka y'igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Ndatura kubohoka etekitelebo enekulebo shirebo. Imbaraga zose zarwanyaga abana bawe uyu munsi nizirekure mu izina rya Yesu, nizirekure mu izina rya Yesu, nizirekure urushako, nizirekure urubyaro, nizirekure mu izina rya Yesu, nizirekure ubutunzi. Ijambo riravuze ngo ubutunzi Satani yamize bunguri ngo azaburuka. Imana ishimwe, uyu munsi araburuka, ntabwo bishyize kera, araburuka. Araburutse mu izina rya Yesu. Arutse ibyacu, arutse urushako, arutse amashuri yanze kurangira, arutse mu izina rya Yesu imishinga yanze kurangira, arutse ibyo yaboshye, arabirekuye mu izina rya Yesu. Arekuye amashuri, arekuye urushako, arekuye akazi mu izina rya Yesu. Arekuye kandi abirekuye nk'uko yabitwaye. Bije byuzuye, ntago bije ari igice mu izina rya Yesu. Arekuye urugo wa musore we, arekuye urugo wa mukobwa we, arekuye urubyaro rwawe yaboshye imyaka myinshi, ariko uyu munsi Imana irarekuye. Imana ya Aburahamu ekitekirebo anekulebo shayi elebo, ararekuye. Imana yarakubwiye ngo uyu mwaka
akweretse ikimenyetso cy'ibyiza, uracyakiriye muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wa mukobwa we Imana igukuyeho igitwikirizo, nawe urarambagijwe, nawe urakunzwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Imana izanye ibyawe, uyu mwaka Imana izanye ibyawe, izanye ubutunzi bwawe, izanye ibyawe, ibyagiye bigenda ubireba Imana irabigaruye. Haleluya. Ijambo ryarambwiye muri Yobu bice 42 ngo Imana ihira Yobu imugarukaho, iramushumbusha ibyo yari yaranyazwe, imukubira kabiri. Nawe ndatuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikube kabiri, Imana igarura ibyawe, Imana igushumbushe imyaka wababariyemo, Imana ikwishimisha ibyishimo biruta imyaka waboneyemo amakuba mu izina rya Yesu. Iri jambo ryakire ku buzima bwawe. Imana ikubohore, kandi Imana ikubohoye urabohoka. Imana ikubohoye ugenda wemye. Imana ikubohoye amateka arahinduka. Imana ikubohoye izina ribiri kuvaho. Imana ikubohoye ubuzima burahinduka. Imana ikubohoye ibiganza birongera bikakira. Imana ikubohoye abantu barongera bakakumenya, abantu barongera bakakumenya, bakakwibuka, bakongera bakabaririza, bakongera bagashakisha nimero yawe mu izina rya Yesu. Abari baribagiranye, abo bari barataye, Imana ibagarutseho mu izina rya Yesu. Abari baribagiranye, Imana irabibutse mu izina rya Yesu. Kubwo gukirana, kubwo kumenagura, kubwo kurwana, kubwo gukirana n'iyi myuka mibi, Imana iguhaye intsinzi mu izina rya Yesu. Niwakira ijambo ry'ubuhanuzi kandi wizere kubohotse rwose, wizere ko Imana ikurengeye, wizere ko Imana ikweho igitwikirizo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubwira ijambo ryawe, urakoze Mana kubw'abana bawe bohoye kuri uyu munsi wa kabiri. Turagushimiye ko ukomeje kurwana, turagushimiye ko ukomeze kurengera, turagushimiye ko ukomeje kugira neza abantu bawe mu izina rya Yesu, ukababohora, ukabarengera, kandi amateka akabahindutse, ibyacu byanyoze ukabigaruye, iby'inzige zariye, haleluya, bikaba bigarutse, ibyariwe n'ubuzikira, ibyariwe n'akagungu, ibyo abantu bahombye ukaba bibagarukaniye, byose uko byagiye niko bigarutse. Icyubahiro ni cyawe Mana, izina ryawe rishimwe. Turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro kuko unyuranije ibihe. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuko ugaruye ijambo. Turagushimiye kuko ukwehe igitwikirizo. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana ibahe umugisha abo twabanye bose. Mukomeze gusenga mu mbaraga, mukomeze kumenagura. Imana yo mu ijuru ntago izabakoza isoni, ntago Imana izabareka, ntago Imana izemera ko mukomeza kuba igisuzuguriro ku musozi. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, amen.